Ubundi ikiremwamuntu aho kiva kikagera, iyo umaze kurya ugahaga, ukabona ibintu byose urabifite, ufite amafaranga, wiguriye inkweto nziza, wiguriye ipantaro nziza, warimbye muri rusange, ikindi kintu cyonyine uhita wifuza mu buzima ni ugukundwa. Ikintu cyitwa gukundwa nicyo kintu kiryohera ikiremwamuntu ku rwego utabyumvaho. Ushobora kuba utajya ubitekerezaho, ariko ijambo urukundo ni intwaro, ni igikoresho ikiremwamuntu kiba cyifuza mu buzima bwabo. Rero ikintu gitangaje aha ngaha, abantu benshi tuzi ko twakunze, abandi tuzi ko twakunzwe, ariko iki kiganiro uyu munsi kigiye kuguhindurira ubuzima bw'uburyo wabonagamo urukundo. Muri aka kanya nimba uteze amatwi iki kiganiro, kiri buze kugera ku musozo wamaje kumenya urukundo usabwa kugirirwa cyangwa kugira, ndetse n'urukundo wari usanzwe ufite. Uri buze kubifata ubishyire ku munzani, nawe ubashe gusobanukirwa nimba ukunda koko cyangwa urukundo ntarwo ugira. Cyane ko n'ubundi biragoye ko wakwakira icyo udatanga. Ukuboko gutanga kurakira. Wowe ntucikwe n'iki kiganiro. Ubundi urukundo rushobora kugaragarira mu mpande nyinshi zitandukanye. Urukundo rushobora kugaragara cyangwa ushobora kurugaragaza mu buryo butandukanye cyangwa ukarubona mu buryo butandukanye. Ariko ubundi urukundo nyakuri, baze yarwo iva ku ijambo bita kindness. Sinabona uburyo mvuga iryo jambo neza mu Kinyarwanda, ariko umuntu uri kind ni wa muntu ufite umutima mwiza wo kwakira inshuti mu buzima bwe, waba uziranye nawe ukabona ni umuntu uzi gusabana. Ubundi umuntu uri kind ni wa muntu wumva muri we yitaye ku muntu, akakwitaho kandi nta kindi kintu agamije, nta zindi nyungu agushakaho, ahubwo kuko umutima we ubimuhatira akumva ashatse kubikora. Nimvuga ijambo kindness, ni uwo muntu ndaba nshaka kuvuga. Ubundi abantu benshi iyo bumvishe ijambo urukundo, bakunda guhita baza cyane ku muhungu n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore, bakumva yuko urukundo ari mu gihe abantu bakundana nyine ariko badahuje ibitsina, runo rukundo dusanzwe tuzi. Ariko burya umugabo n'umugore cyangwa umusore n'inkumi bari gukundana, abenshi ntibazi gutandukanya urukundo nyakuri ndetse n'urukundo ruharanira inyungu. Ubwo mu ijambo ryiza navuga true love na attachments, ariko attachments wenda mbigenekereze mvuge urukundo ruharanira inyungu. Urukundo ruharanira inyungu ni rukundo ki? Urukundo nyakuri ni rukundo ki? Ibyo byose humura, urashira amatsiko muri iki kiganiro. Ubundi iyo umuntu afite urukundo nyakuri muri we, mukaba muziranye, akaba akubwira ko gukunda, ubundi ubusanga muri we yumva ashaka ko wishima mu gihe uri kubana nawe. Ako kantu kumve neza. Umuntu ufite urukundo nyakuri muri we aba yumva ashaka ko wishima mu gihe uri kumwe nawe. Ariko ubundi umuntu ufite urukundo ruharanira inyungu, uba usanga we akubwira ati ni ukubera iki utari gutuma nishima. Sinzi nimba mbivuze neza ku buryo amatwi yawe abyumva nk'uko nshaka kubyumva. Umuntu uhora uzi ko agukunda ariko ugasanga ibyishimo byiwe arimo arabikwishyuza, wagira ngo arabimubikiye, uwo muntu ntabwo afite urukundo nyakuri, kuko wowe utuma yishima. Niyo mpamvu mukundana, niyo mpamvu agukunda. Ariko umuntu ugukunda aba ashaka ko wishima cyangwa unezerwa mu gihe muri kumwe. Ibikorwa byose ashaka kugukorera ni ibikorwa biri butuma abona ku maso yawe wishimye, ubuzima bwawe abona uryohewe nabwo. Mu gihe undi we ufite rwa rukundo ruharanira inyungu, ashaka kukubona, ashaka kubona yishimye mu gihe ari kumwe nawe. Ndumva icyo kintu gisobanutse. Dore ikizakubwira ko umuntu mukundana, urukundo agukunda atari urukundo rwa nyarwo, ahubwo ari urukundo ruharanira inyungu. Uzasanga uwo muntu mu byo akora byose, mu byo aharanira byose, haba harimo ubwikunde, haba harimo kwikunda cyane. Uba usanga ibintu byose akoze muri kumwe
harimo inyungu ze. Uba usanga igikorwa cyose akoze kiba kirimo inyungu ze cyane, akenshi atanitaye ku zawe, atanitaye ngo se urugero nimba ashaka ko musambana kubera ko afite irari ry'ubusambanyi muri we, yumva ashaka icyo gikorwa, ntiyite kureba kuri wowe musore cyangwa wowe mukobwa, ibi bintu wowe urabishaka, ese uri muri kondisiyo nziza yo kubikora? uri kumva ibyo bintu? Mu gihe ufite urukundo nyakuri muri we, uba usanga ikintu cyose yifuza gukora ashaka kumenya wowe kondisiyo uraba urimo ni iyihe. Nimba yifuje yuko urugero munywa amata, aravuga ese we arayakunda? Icyo kintu akireba mbere yuko anagira icyo cyifuzo, kubera ko ibyifuzo byiwe ni ukukubona wishimye, mu gihe undi we ibyifuzo bye ni ukubona yishimye atitaye ahari bugusige. Ubundi kimwe mu bintu biranga urukundo nyakuri ni ukwihangana. Buriya nimba uzi ko ukundana n'umuntu, ubwo umuhungu cyangwa umukobwa, ukaba ubona mukundana ariko akantu kitwa kwihangana bigoye pe, nushaka ukarabe aho hantu si uhakwiriye kuhabarizwa. Ni gute ukundana n'umuntu utabasha kukwihanganira? Ibyo ngibyo ni ikimenyetso cyerekana yuko umuntu nta rukundo ruhari. Ikindi kimenyetso kiranga umuntu ugukunda, we ubwe abasha kumva neza agahinda kawe, akakumva nkake. Ubundi umuntu ugukunda uba usanga iyo ubabaye, iyo urize nawe abyiyumvamo, akumva arababaye koko. Iyo wishimye akabyiyumvamo, kuko intsinzi yawe iba ari iye. Rero nimba ukundana n'umuntu ukabona ibibazo byawe ntibimureba, ukabona uri mu bibazo bikomeye ariko we ubuzima bwakomeje, aho rwose naguhanaguraga amarira, urukundo watanze si rwo uri guhabwa, aho nta rukundo rurimo. Hari n'igihe nanone usanga nawe nubwo agukunda gutyo nawe ari kumukunda. Nawe nagushishikarizaga kwisuzuma mbere yuko utangira kubona ko umukunzi wawe atagukunda nk'uko bikwiye. Banza wisuzume, se wowe umukunze nk'uko bikwiye? Wowe urumva ibi byujuje? Aha hantu buri wese uteze amatwi iki kiganiro arebe ku ruhande rwe cyane mbere yuko areba ku ruhande rw'umukunzi we, kuko nabwo hashobora kuzamo bya bindi byo guharanira inyungu, ukabona koko urukundo rwawe ruharaniye inyungu kubera ko umenye yuko atagukunda bya nyabyo, wirengagije ko nawe utamukunda bya nyabyo. Aka kantu nawe ubanze ukicekingeho, wisiriveye, wiyumve. Ese wowe urukundo rukurimo ni urwanyarwo cyangwa nawe ni urukundo ruharanira inyungu? Mukundana kubera ibyo aguha cyangwa ibyo umuha nawe ibyo azana? Nyine urukundo rwanyu ni business, ni exchange of goods and services. Aka kantu ndashaka buri wese akibaze. Ubundi nimba ufite umuntu ukunda, nagushishikarizaga ko nako si ibintu ushishikarizwa, ahubwo ni ibintu bisaba kubanza kubyiyumvamo. Nimba ufite umuntu ukunda, ugomba guhora umwifuriza ibyiza, ugomba guhora wumva wifuza kubona ibintu byiza byose watekereza muri iyi si bibaho bimugeraho. Ni rwo rukundo nyakuri. Mu gihe ukunda umuntu ariko ukaba mu byo umwifuriza uhora utsikamira ati nibyo mwifurije iterambere, ariko at the end ugasanga iterambere umwifuriza ni iterambere riri munsi y'iryawe, rituma ahora gusaba, cyangwa ugasanga ukunda umuntu hari limite ubishyiraho ku bintu mwifuriza, ku kuntu wifuza kumubona. Wenda urugero rworoshye, ugasanga ukunda umukobwa ariko iyo yambaye akaberwa cyane birakujena kubera kuvuga ati se buriya ni uwanjye. Ubundi urukundo nyakuri rwakabaye ari cya gihe uvuga ati nimba koko abona ko kubana nanjye bitanyuze umutima we, reka mureke ajya aho bimunyuze. Ubundi urukundo ni igihe wowe ukunda umuntu ukaba ubona yuko we kugukunda bimubangamiye, ukaba wanamukundira ko akunze aho bitamubangamiye. Urwo ni rwo rukundo nyakuri. Ese urarufita cyangwa ufite urukundo ruharanira inyungu? Urabona uwo mukobwa mwiza muri gukundana cyangwa uwo musore w'ibogari muri gukundana, ntiwifuza yuko akundana n'undi yifuje, ahubwo waramufatiranye.
waramufatiranye mu gahinda ke, waramufatiranye muri bya bibazo bye, ari aho ngaho aricaye azi ngo mu byo urimo, mu byo muganira, mu byo umukorera harimo urukundo, kumbe hari ibyo utamwifuriza, ntiwifuza ko anahumuka ngo amenye nawe icyo akunda aba ari icyo ahitamo, amenye uwo akunda aba ari we asanga, ahubwo urifuza ko agumana nawe, akaguma nyine agushimisha. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ufite urukundo ruharanira inyungu. Ibyo ngibyo ni umuco wagacitseho nimba ubimenye, wabikora gutabizi ariko ubu ngubu urabimenye, ndumva ari umuco wagacitseho. Ubundi ikintu gitangira kwitwa icyaha, icyaha gitangira kwitwa icyaha igihe uri kugikora akizi, ariko sinzi nimba bize amategeko ariko bimeze, nabo batwunganire, kuko nzi yuko itegeko riguhana waba utarizi. Njya numva ngo no kutamenya itegeko nabyo ni icyaha, kutamenya ko icyaha uri gukora ari icyaha nabyo ni icyaha. Sinzi abize amategeko batubwire. Nakumenyeshaga ko iyo ukoze subscribe kuri iyi channel uba umpaye motivation yo kuzagaruka nkakubwira ibintu byiza nk'ibingibi wifuza kumenya, kandi sobanukirwa cyamenya neza ibyo wifuza kumenya ari uko ndebye muri comment nkabona comment yawe. Nimba ufite inshuti cyangwa umuvandimwe cyangwa umuntu wifuza ko asobanukirwa ibi bintu, uraba umugaragarije urukundo cyangwa uraba umweretse ko umwitayeho, nukora share ukabimwoherereza akabyumva. Naho wowe ukoze receive cyangwa wakiriye ino link iturutse ku nshuti yawe, icara wumve wishimye kubera ko urakunzwe. Ciao ciao.